abagize intara nimuce agashingwe mbavuga imyato mweya nziza iri ku ruhembe Karongi yacu njyamugambi gitova itatsi ibyiza byinshi kamvuga intara mbirwa zikarambi rugandi gandi kabagatinya kagere namwe bagera intwari ndarora mugomba itagisuherwa badatisura abanyengange banyakagarama ni muganze banyakimpindu badakisano rubona ntwari zo ku ntara kagunga igandika ntitsindwe nkomero nawe komeza utsinde bataritatse umunezero batitinyaga misirimbo kamasuhuze pepera mwese ngira ni mwese mumwenyure kuko intego yacu turayimashe 2025 uyu mureba ari we Yohana abaratubwiye ati ni inama tuba turaje dufite ubwuzu abatubwiriye mu ijambo ati ni muhumure ubwo mushira ubwoba mugire ubutwari nka Yehoshafati warwanya urugamba atagira isasu maze akanesha bijambuye ahita tubwira iby'ingero zacu tuba tuzumviye mwituze mu izina rya mugaba watsinze tuzatsinda tudatitimiye kuko waduhanze ari ku ruhembe tumuhe ikaze imitima yacu nayo tuyirundire Uwiteka shimwa Mana warakoze tuba turagiye mu bizera dukora inama ngishwanama imihigo ngiyo turayigiye tuti ni ukuri mu izina rya Yesu tuzatsinda uko biri kose tuba tugiye mu bizera tutirizera nimuve hasi umurimo wacu ngarukamwaka wongeye waje nta gisibya abizera ati turi bwangu kuko ari inshingano twahawe tuti mugende imahanga yose abatazi Yesu nabo babyumve erega ni byiza korera umwami iherezo ryiza ni ibihembo nuko mukozi mwiza wakoze neza uri mu bikeya ngwino winjire nguhe ikamba ubwo ku munsi gawumuganura intara yose baduka bwangu tuba dutangiye uwo mushinga dufite ubwuzu buzira ubwoba ikibiranga n'uyu munsi kuko turaha turi gushima Imana yacu nyir'ububasha reka mvuge shima barizera aho mwakuye muri gutanga Imana izahasubiza irindi maze muzajye murya muhage shimwa Mana warakoze bayobozi bacu mwadusuye impamvu ziri muri kureba iyo tugiye turi ku murimo tugenda twese ntawe usigaye kuko umuhanzi yaradusize agakiza kiwe niwo musingi Imana yacu iduha amahirwe abahinzi bacu bararunze abanyamatungo nabo baraza n'abanyacyayi bati turaje n'abanyekawa sinakubwira bantu mwese mwabitanze umugisha mwiza ubabeho akome ibigega byanyu bizasage mu mivure yanyu hazaba icyo kunywa mu midugudu wawe uzaba amahoro mu murima wawe harumbuke imbuto zo mu nda zizahirwe izihaka zose zizabyare umugisha usaga ibimasa byanyu aho mu kiraro bishishe neza igitenga cyawe kizahirwe mu kibo cyawe ntukabure ifu ababisha wawe uzabatsinde bazaca mu nzira baguhunga ibintu uzagerageza byose umwami wawe azabihire kandi inturo yaho utuye nyiruguhira azayihire guhitamo kwawe kuba ubu bwoko bizakubera umugisha iteka mukomeze cyane mushira ubwoba muzabwirwa iyi nkuru nziza yo kugororera abatsinze umwami wacu nahishurwa shima mwami warakoze muroke nsoze mvuga nti Mana wadukoresheje iby'ubutwari muri uyu mwaka turi gusoza uzaturindire no muri uyu ngo nutaha tuzatsinde abanyabwoba nimuve hasi abafite intege nke tuzabaterura abadatinya mube mu byimbo kuko uyu murimo ari uwa data tuzatsinda nidutsikamba
ku masezerano azira gusoza. Maze abo bari kumwe na Yesu, ko twasize byose tukagusanga, ese tuzabaho turi hehe? Maze ubwo Yesu asubiza neza ati nimuhumure nimutinye, ibyo mwasize munsanga muzabikubirwa inshuro zirenze. Namwe rero nimwishime, dore uwo mwami agiye kuza, nguwo araje ngo akwiture ku murimo wanyu ukorera mu isi, katumutegereze dufite ubwuzu, aduha ikamba riruta ayandi. Shimwa Mana warakoze. Haleluya. Imirimo yacu ntabwo ari iy'ubusa ku Mana. Aho nakuye, aho wakuye, aho twakuye, Imana ihuzuza imigisha. Uwiteka Imana duhe kuramira mu buntu bwawe, umwaka utaha tuzasumbe